Bebe we yari imeze biteze yari sawa se we ntugire ikibazo nakuvuye uri gukira nyuma y'icyumweru kimwe cyonyine biraba birangiye kandi nuwumva unankumbuye uzagaruke narebe mwongeze mbese hari ibi ryanjye se Bebe we yari imeze biteze yari sawa se we ntugire ikibazo nakuvuye uri gukira nyuma y'icyumweru kimwe cyonyine biraba birangiye kandi nuwumva unankumbuye uzagaruke narebe mwongeze mbese hari ibi ryanjye se ndarenze sindusha n'akakajama kayiguteye irata amu doctor njye ndavura abaranzi sasa yo uriya muhungu mubwire amafaranga yanjye ndayohereze birangire nyine turangiza nyewe nakuvuye nta kibazo tugifitanye sibyo magara mubaza nyine uko bimeze icyumweru kimwe cyonyine kirahagije ukaba umaze gukira fresh ngurira ndafite twiza cyane urabona ko nyuma yuko ruteye ingano ese ushaka business ni kugira ngo tubashe kurera umwana Ikigori nayikuyemo ngo nyicira umwana gute twakubera iki nese kwambwiye ngo nshaka uko mbigenza ibyo tunamuzi niyo wambwiye ngo nshaka uko mbigenza nanjye ndiranje niba unyitura nese njye nari kubigenza gute kubise uko nigaga mu rugo urumva nari kubikora gute nese Allo? Makuru be. Meze bitese. Kendara mu mama inamba zawe. Ubonye kuri saa kumi ngo ni neza. Ntabwo papa ngashobora gisubiza tukazabura kwiyambara y'umukara wakira twitamo. Umuramura ndi nazo y'amafaranga si ikibuze kuri njye n'inkinda ku mukingo. Kuwa gatatu. Sabwo tuzahuriye kuri yambara intari sister. Ni karibu. Ni sawa. mbona uri hano wenyine se Ngombe ndi kumwe nande. ushise Bashiri nawe uhari. Asibyo niyo abadahari niyo yabahari yavuze ko nta mukobwa ashaka kongera akagaruka aha ngaha. N'abakobwa akeneye hano pe. Uko rwese amigo wamaye byabaye kuri Samsoni ndabizi urambabarira. Bashiri tonda araza kuzambabura w'inkora. abasore mbese biteroga ese ahageze ryari Ize n'Imana Bashiri araje.
ese gute reba ya ntabwo nyihoberana ya kwicara no gushyiramo intambwe nsigana ntabwo wari ukumbuye uramenye dogiteri yakarabira shawapi jewe ngubu nsigaye umva ni ku murongo sande caci nta bindi simbizi nanjye nimba noba nta nubwo nkumbuye sha ngenda gukumbuye ese oya kabisa kabiri nasanze iri ku rundi rwego basi nkora oya shaka oya kabisa basi reka je ntabwo bikiba ese wakicara aho ngaho bagutwaye isi swetse nkakwicara ko mbikumbuye bebe oya kabisa reka basi reka dukore kano bebe wambabareye koko isinya ushobora no kumva no kweguka bisigaye bingora mu 50 maze kwishyura n'icyatanu niko mukumbuye wamba sukuko abakobwa b'i Kigali umuntu azabagire gute cyakora ntabwo wako ku kiganza kabisa ugahita wikomereza bake nimba umuntu ari uguhuza rimwe kumva ibintu bibaye ibibazo ahubwo manuka nizo zavuye muri Amerika dukomeye tukaza ariko ni wowe wari waranyanze njye ntabwo nakora amaso bayo kubera akazi kanjye ntabwo nyine ntabwo mba ndeba neza iyo nambaye rinete ziramfasha cyane mfite ikibazo cy'amaso ariko ntabwo bigaragara ndetse ukora iki nishimye cyane gukora nawe ari gukoresha uri kunenga kabisa nta kintu gukinga njyewe ndiringa diri zose n'iziba zibyara amafaranga izo zose ngenda zikora ariko ubusanzwe njyewe nkora ubukomisiyoneri ukora ubukomisiyoneri uranga amazu amazu imodoka n'utundi tuntu nyine turimo amafaranga twose ngenda akora ndetse kuri iki gihe ntabwo wakora akazi kamwe akazi kose gapfa kuba kabyara amafaranga urakora umva ari byiza akazi keza uragakunze shani ntacyo gatwara nk'uko nkunda ntabwo byagezeho ko ngukunda kuko ndagukunda cyane nyine thank you so much babe, I love you too. You're welcome because I love you so much. Welcome. kanze muhige mpaka mubona gahunda ze zose mba nziza igihe nahereye nguhamagara kumbi nahawe yicariye Ndishariye uyu ni umukozi wo mu rugo ese ubundi muvugana n'iki n'abakozi bo mu rugo ese ukiriwe umva nkubwire muko nta gukubita mu rugo